hari ukuntu uba wariganye n'abantu noneho mukamara nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine itanu musoje kwiga, noneho nk'iyo myaka yose ishize ugahurira n'umuntu mwiganye muri bisi. Sasa rero mutarabonana neza cyangwa se mutegeranye, ukajya umukubita akajisho atarakubona, nyuma nawe akaza kukubona, mu mutwe hakaza ibitekerezo ngo nawe se ari muri iyi bisi, noneho nawe akakubona nawe se ari muri iyi bisi. Nyine ugasanga buri wese yari yiteze ko muri bo nta n'umwe watega shira umuteto. Ngaho reka musohoke muri bisi rero. Sasa rero mugende muhite muhura musuhuzanye. Ahita akubwira ngo ancestor we, none se bya bintu wakoraga kera nta musaruro wavuyemo ko nkubonye muri bisi? Gute wumva ko wowe ugomba kugenda muri iyo bisi uwo mwiganye wowe ntayigendemo? Wowe ntabwo wiyifuriza ibyiza, kubera iki wumva ko ari we wagakwiye kugafata gusa wowe ukaba utaragafashe? Ngo ntabwo nari nzi ko wagenda muri iyi bisi, wowe se kuyirimo wowe ko wari uyirimo. Ngo numvaga utagenda muri bisi, numvaga ngo wagakwiye kuba ufite akantu k'akamodoka ugendamo. Wowe kutagafite se, wowe kutagafite nta byiza wiyifuriza? Numvaga waragafashe. Mwabaye mute? Wowe ntabwo ushaka gukira?